izi mfu ziba zaje gusa. Pastor Theogene se navuga ko ari umugambi w'Imana umwishe, siko nye mbihamye. Ntago navuga ko mvuge ngo ni Imana imwishe ngo Imana iramusaruye, ahubwo navuga ko ari abagome, kuko turi kugenda tubona ifu nyinshi. Abagome gute? Abarozi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Abakunzi b'Urugendo Online TV, Imana ikomeze ibane namwe mu byo mukora byose, igendane namwe. Turi mu urugendo rukomeje, ubuzima n'urugendo nkuko tubivuga, kandi muri urwo rugendo duhuriramo na byinshi bigiye bitandukanye, duhuriramo ibyishimo, duhuriramo n'umubabaro, ariko byose tugakomezwa na Kristo uduha imbaraga mu rugendo. Yandikwa Samu Gakire, turi kumwe mu rugendo, ndi kumwe na Jerry n'ubundi. Ngira ngo uyu munsi ndihanganisha abanyarwanda bose, nicyo ndi buhereho n'abarundi, abantu bavuga bakanumva ikinyarwanda bose, reka mbihanganishe kubwo kubura umuvandimwe, kubwo kubura umukozi w'Imana. Adrien, nawe komera. Ego, urakoze cyane. Ngira ngo n'abakristo cyangwa se n'abandi bantu bose batari abakristo baba badukurikiye ariko bamukundaga cyangwa se bakundaga inyigisho za Pastor Theogene, mukomere cyane. Adrien, ngira ngo wenda reka dutangire tubanza gusenga. Yego. Mwami Yesu, mwamugira neza, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ribeshaho. Bibiliya yaravuze ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, niko urwandiko rwa Paulo ruvuga. Paulo niko yandikiye Abafilipi, niho dutegereje umukiza wacu Yesu Kristo kazaza. Niwe waduhamagaye kandi utugambiriraho ibyiza. Uri Imana ivuga bikaba, kandi uri Imana itegeka bikakumvira. Uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire. Shyigikira umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro, kigirira abantu umumaro. Ibyo tuganira bibe byo kunezeza, bibe byo kukugirira mwami umumaro. Umwuka wera w'Imana yururuke abane natwe, akanwa kanjye ugasige, akasamu gasige, abateze amatwi bakurikiranye iki kiganiro bahembuke, buzure umwuka wera mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu, amen. Ngira ngo wenda ku bantu badukurikiye mwabyumvisha uburyo natangiye mbabwira ngo uyu munsi wenda impamvu ndi kumwe na Adrien, tugiye kurushaho gukomeza abantu. Abantu bose badukurikiye babajwe cyangwa se inkuru y'incamugongo y'umukozi w'Imana. Ibyo byose yo tubuze umuntu umwe mu bo turi kumwe mu rugendo, cyangwa se mu bantu bahemburaga abantu, abari inkuru y'akababaro, ariko nanone tukagaruka tukareba abakozi b'Imana bari gutaha. Ego. Adrien, urabibona ute se turi muri ya minsi ya nyuma yavuzwe, cyangwa se niko bisanzwe nyine igare ry'umuntu baragendana? Urakoze cyane Samu. Nabibona mu buryo bwinshi, cyangwa bumwe cyangwa ubundi, ariko uko nge mbibona, ibi bintu harimo inzira ebyiri. Akenshi ibintu biri kuba, abantu benshi bari gupfa, by'umwihariko abantu navuga bakunzwe b'abasitari bari kugira umumaro mu gasata k'ivugabutumwa cyangwa k'iyobokamana. Ugacya ukumva umuntu yapfuye, bugacya ukumva umuntu yapfuye, ukibaza se ibi bintu bimeze bite. Ariko njye kuri parte ya mbere, ngewe abantu begereye Imana ibi bintu barabizi. Imana yatubwiye ko hariho impfu nyinshi zigiye kuzaza zitwara abantu, kandi abantu bagatungurwa. Abantu basenga n'abantu babaye imbere y'Imana ibi bintu barabizi, ariko hariho n'umugambi wa Satani. Satani agambiriye kwica abantu, kandi akica ba bantu b'umumaro, ariko akabica mu buryo bw'umwuka.
no mu buryo bw'umubiri. Ijambo mvuze rirakomeye. yego Akica abantu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Hariho impfu nyinshi z'amayoberane, ariko tuvuze nko ku rupfu, urumva ejo bundi hapfuye urya muvugabutumwa, haleluya, yego apfa atararwaye, nimba ngo yari arwaye ahita apfa, ariko yapfuye ari mutoya. Twabonye urupfu rw'uriya muhanzi Buravan, tubona impfu zuriya Ishimwe Gracious Gisela, haza n'urupfu rw'uyu mwana wa Pasiteri Kajabika, uyu waririmbaga hano ku Kinamba, Pasiteri Kajabika. Haza n'urupfu rwa Yanga na Theogene. Abantu nubireba urasanga abantu b'umumaro bose bagiriye sosiyete umumaro, bakaba bafite ibikorwa bikomeye. na Pastor Canisius, papa wa na Pastor Canisius. N'ejo bundi hari umuvugabutumwa nagiye gushyingura wo mu Kabagari yitwa Daniel, nawe yarapfuye, n'uwo mu itorero ryacu mbamo. Ariko icyo nshaka kuvuga, ariho ibintu bikomeye cyane, kandi ariho umugambi wa Satani. Mu ijambo rimwe, ibintu byinshi biri kuba mu isi y'umwuka, abantu begereye Imana barabizi. Twebwe biri kudutungura n'abantu tukabona biratunguranye, ariko nk'ibi bintu hari abantu Imana yabibwiye. Ariko bivuze iki? Dukwiye kuba maso, tukegera Imana, tugakomezanya. Umunyarwanda yaravuze ngo umuturanyi nahisha inzu ntuzishime. Hari igihe umuturanyi ahisha inzu, umuntu akishima akavuga ati ndamukize, inzu yanjye ntabwo yagaragaraga igiye kugaragara, ariko ejo we bigahera mu gikari inzu ishya. Icyo nshatse kuvuga, ibi ni ibiri kutwototera, biri kutwigisha. Adrien, ngira ngo wenda iyi nkuru tugiye kuvugaho cyane, cyangwa se turi buvugeho, umaze ubivuze neza, uravuze ati urupfu ruri gutwara abantu b'umumaro, bose uravuze. Hari n'abandi ni benshi, ariko noneho turaza kureba kuri Pastor Theogene. Pastor Theogene ngira ngo yari umwe mu bavugabutumwa bakunzwe n'ingeri zose. Nimvuga ingeri zose, hari igihe usanga ari nk'umuvugabutumwa ubukunzwe wenda nko muri ADPR, ariko ugasanga mu yandi macaci ntibamuzi, cyangwa se ntago bakunda imyigisho ze. Ugasanga abantu badakijijwe ntabwo bamukunda. Ugasanga mu ngeri zigiye zitandukanye akundwa n'igice kimwe bitewe wenda nabo babana n'uburyo bamuzi. Ariko ngira ngo Pastor Theogene wenda nubwo utavuga ngo nta uneza rubanda, ariko ngira ngo njye uburyo nari muzi, nta muntu ndabona basereye cyangwa se bigeze bagirana ikibazo. Ikindi kandi ni umuntu wasangaga no muri telefone z'abantu batari abakristo cyangwa se badakijijwe, abantu bose bamupostinga. Bya binde abantu bajya bavuga ngo bapostinga umuntu cyane yapfuye, ariko ngira ngo we ku mastati y'abantu ntago washoboraga kwira ubuze byibuza stati usangaho akavideo ke ari kwigisha, bitewe n'uburyo yakoreshaga bwo kwigisha abantu. Ngira ngo muri rusange umuryango w'itorero urahombye umuntu ukomeye cyane, igihugu kirahombye. Cyane cyane ibi bintu ndi kubivuga kubera ko pastor yari umufatanya bikorwa ukomeye wa leta cyangwa se inzego zishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, bitewe n'inyigisho ze Iwawa, bitewe n'inyigisho ze Nyabugogo. Mu kanya mpamagawe, hari abana yakuye ku muhanda b'Abanyabugogo, mwarampamagara ambwira ati koko ibi bintu nibyo namwe mwabimenye. Ngira ngo wenda tugiye kuvuga ku murimo w'Imana. Hagiyemo ikihe cyuho kubera ko yigishaga, yamara kwigisha ariko ugasanga bikubiyemo uburyo bwinshi cyane. Ni za nyigisho zikangurira abantu kumenya iby'ijuru, ariko ugasanga no muri sosiyete harimo inyigisho, no muri sosiyete n'imibanire y'abantu n'uburyo ushobora kubana na bagenzi bawe harimo inyigisho. Harimo ikihe cyuho cyangwa se ku murimo w'Imana nkawe ibyo ari byose, nawe nk'umukozi w'Imana
hari inyigisho nyinshi wakurikiraga wenda bamwe bakanavuga ati byadusetsaga ariko bikanatwigisha. Urumva icyuho cyo ntago cyabura. Mbere na mbere icyuho cya mbere ni icyuho cy'umuryango, ariko reka manze mbakomeze. Imana dukorera irahemba, kandi hemba umuntu ikanahemba yapfuye. Mpamya ko abana ba Pastor Theogene n'umufasha we batazakorwa n'isoni. Imana izabarinda kuko iyatumye bavuka ifite n'umugambi mwiza wo kubarera, izabakuza. Imana ijya yita ku mfubyi, kita ku bapfakazi. Natwe ubwacu yaratureze iradukuza turi imfubyi. Icyo cyo ari icyuho kinini, by'umwihariko kuba umuntu yatakaza umutware bakiri batoya batarakura cyane. Icyuho kirahari, ni ikintu gikomeye cyane, ariko Imana yo, Imana yakoreye irazirikana. Najya kuri sosiyete mu nzego bwite za leta, inzego zisanzwe, icyuho kirahari kuko bamukoreshaga ibiterane, bakamukoresha ni nk'umufashamyumvire. Yabaga ari umufashamyumvire mu rwego rwa leta bitewe n'ubuhamya bwe bw'ahantu yaciye n'aho Imana imukuye. Ibyo ari byo byose, nta muntu usa n'undi, ntawe usa n'undi. Twebwe turahombye. Tuzabona abandi, hazaza abandi. Nanjye ndi umuvugabutumwa, ariko ntabwo tuzabona Theogene wari Theogene we wa nyawe. Yego, yari afite umwihariko we. Birumvikana ko turahombye, nubwo umuntu atabivuga aka kanya, cyangwa akaba afite ibyo yaba ashingiyeho ntabyishimire, akavuga ngo ntacyo bahombye, ariko turahombye. Nta nubwo ari ukuvuga ngo ni mu Rwanda gusa, East Africa irahombye. No kuvuga ngo ni abantu bazi Ikinyarwanda gusa, n'Abagande bamwumvaga nabo bumva Ikinyarwanda. Muri rusange Abanyarwanda duhombye umuntu w'umumaro, wafashaga abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Itorero asengeramo naryo ubwaryo rirahombye. Tuzabona abandi bavuga butumwa, ariko ntabwo tuzabona Theogene. Tuzabona abandi Theogene. Theogene yari afite umwihariko we, yigisha breaking, aseka, agashyiramo swingi ziwe, mugani wa babandi, akajya mu tuntu twiwe. Yari domaine nyine, n'umuhamagaro. Ntabwo tuzabona nkawe, ariko icyo navuga, abantu bashatse twakegera Imana, kubera ko Samu byenda nubwo ntabivuga akanya cyangwa ni ku itangazamakuru ndabizi. yego, ntabwo izi mfu ziba zaje gusa. Pastor Theogene se navuga ko ari umugambi w'Imana umwisha, siko nye mbihamye. Ntabwo navuga ko mvuge ngo ni Imana imwishe, ngo Imana iramusaruye, ahubwo navuga ko ari abagome, kuko turi kugenda tubona ifu nyinshi. abagome gute? Abarozi, uzo yaho ndabitinya. Abarozi se bateza impanuka? Ewewe, abantu batamba ibitambo muri strategy bakoresha, ni iya mbere ni strategy yo kumena amaraso y'impanuka. Buriya uko umuntu azamuka ni kugenda ugira inshuti, ni nako nahaduye izingana. Nugira umugisha ukabona uteye esikariye imwe, ujye utera esikariye ebyiri yo guca bugufi. Nutera intambwe 10, Imana ikuzamuye, ujye utera izindi zo guca bugufi. Kubera iki? Aho ugiye hari abakunzi, hari n'abanzi. Ndahamya ko Theogene atararwaye kanseri, nta kindi yararwaye, yishwe n'impanuka. Izi mfa abarozi barazikunda cyane kuko zivuga ngo izi nta gikurikirana ziba zifite, nta bihamya zifite. Utaza kugira ngo ndabitinya indi modoka ikakugonga. Ikindi cya kabiri, sindi buze gutinya abakritika, abarozi bakurikiranye iki kiganiro ndimo ndavuga ahangaha ndi kuri online, kandi ntuze kudukuramo ututuntu. Yego, barabizi ko ibi bintu babikora. Ntago navuga ngo Theogene yishwe n'urupfu, habe nuriye
nuriya murumuna wa Today uriya Haleluya nawe ntago nakubwira ngo ni uburwayi bwamwisha. Habe na Gisela Ishimwe Gisela Gracious ni abarozi babisha. Ibi nkubwira nabisubiramo. Abantu bose bapfa n'abarozi babica. Abantu bose naga abantu bose bapfa ari abarozi babica. Ariko izi mfu image y'uburyo bigenda y'uburyo biba byagenze bigenda tuzakora ikiganiro ibi nitubivamo nkubwire uburyo abarozi bakora, nkubwire n'uburyo bica, nkubwire n'ingamba abadayimoni bafasha. Kuko nk'ubu ngubu hari umwuka wo kugutura abantu kandi bakagutura ba bantu b'umumaro, ba bantu society ikeneye kugira ngo ubyumve urebe kugira ngo wumve imbaraga ibi bintu bifite abantu bataza no kubikerensa. Urebe ivuga butumwa ririho ubu ngubu, urebe nivuga butumwa rirangiye. Satani ari kugenda yica abantu b'umumaro bafite ivuga butumwa. Urebe urya mu vuga butumwa Haleluya, urebe ivuga butumwa yari afite, urebe uriya Ishimwe Gracious, urebe ukuntu yari umuririmbyi mwiza ndumva we umuzi, urebe yewe nuriya muhanzi va Bravan yego urebe ari biriya ni ibitambo na Yanga urebe Yanga wabyenda ni kanseri antuka we ni kanseri. Ariko mwibutse ko na kanseri basigaye baziroga abantu bataza kugira ngo nebishya. Kanseri nyinshi ziriho n'indogano rwose nabihamya mu maso y'abantu n'abaganga ibimvuga barabizi. Uba abantu barakanuye Samu ntago tukiri nka bya bindi. Ntago ndi kumva ukuntu umuntu yaroga undi impanuka. Umuntu yaroga undi impanuka umurozi yakoroga yamaye nka data. None se wajyaga wumva abakera batukana ngo uzagwe kugase kugase se nukugira ute kugase cyangwa kugahinga ikitutsi sibyo. Oya ntago ari ibitutsi. Kugwa kugasi nukugwa imusozi. Abagome rero barakoheraga bakakohereza imyuka ikagutura kugahinga. Kugutura kugahinga rero umuntu akicwa n'impanuka cyangwa akicwa n'iki, akicwa n'uburwayi butunguranye akagwa kugahinga akagwa imusozi. Nubwo ajya ngo uzapfe ngo udashyize umugongo uzagwe kugahinga. Nuko babikoraga. Rero icyo nendaga kuvuga byenda ibindi tuzabijyamo ndi gupushinga kuri Theogene. Ntago nahamiriza indi imbere y'Imana ndahanura nderekwa najwi numvise. Ariko muri analize yanjye n'imisengere yanjye n'ibyonzi mwisi y'umwuka Theogene ni ibitambo. Kabiri reka turebe icyo baba bamujijije iki. Yego Kamiliyoni yaravuze ngo Bayuda turi kuponabo abo tubana nabo n'Abayuda. Iki batamuziza n'igikise bamujijije ishyari ryuko yamenyekanaga nuko yanakundwaga. Amaze kuzuza inzu, amaze ku igikundiro. Oya n'iby'inzu inzu byo tubireka ahubwo ahantu hari igikundiro hari kuzava n'izindi nzu nk'icumi. Yego ahubwo rero Satani akavuga ati reka hamwe reka nkuguture agahita guteza impanuka. Kandi impfu nk'izi ngizi mujye muzitondera. Buriya kujya mu ijuru ni urugendo umuntu ajyamo wenyine n'Imana yo. Yego Ariko akenshi Satani abashaka ko umuntu w'Imana abuzwa umugisha n'amahirwe. Rero ibyo byo kumbwira ngo bamuzizaga iki yamenyekanaga. Yaba radio yaba ari abakuru bo kuri RBA televiziyo Rwanda, yaba ari ministeri, yaba ari ministry, yaba ari n'umukuru w'igihugu bose bari bamuzi. Hari umuntu utazi Theogene muri Rwanda ntawe. Ube ku mwana mugane hari umugabo njya nkunda agira siroga yonyine ariko nawe niswingi ngabo umwana ngabo umukuru ngo mu gihugu cyose wa wundi ujye uvuga nyine ngo digiri. Urumva ngo bose baramuzi ariko Theogene nta muntu utarumuzi. Urumva icyakora icyo nari muzi we yacaga bugufi. Yego yacaga bugufi ariko utaza kumbwira ngo yapfuye ngo ni inyungu z'Imana. Utaza kumbwira ngo Imana yabyemeye. Tugomba kwikuramo ibintu tuvuga ngo ibintu byose biba kuko Imana yabyemeye. Ngo itabyemeye ngo ntago biba. Hari ibituba Imana itabyemeye
satani nawe ajya dusaba. None se yobu yobu asabwa ku mana, imana yari ifite gahunda yo kugerageza yobu, ariko satani akimara kugerageza akavuga ati mufata umujyane ndamuguha icyo nkwimye n'ubugingo, yobu imana yaramutanze. Rero hariho impfu z'amayoberane, amezi y'ibitambo, ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa karindwi, ukwezi kwa munani, kugera mu kwa 12, abajya muri eliminati, abahiga n'abahigura baba bari guhigura. Rero hariho impfu nyinshi zitandukanye. Uru rupfu ntabwo navuga ngo ni urw'Imana ngo Theogene ngapfuye urupfu ngo Imana yabyemeyemo. Izi mfa kenshi ni indogano. Ibi nkubwira ni ukuri. Nicyo kintu cya kibabaje, nuko satani nuko abanyetoro n'abantu basenga tuba dusinziriye, tuba duhumye amaso, ariko ntabwo bari abantu bose bapfa ngo tukomeze turebere. Twe gusenga, twe n'abantu urebe murebe ikintu kirimo gikomeye, nyine turi gukomeza abantu, ariko urebe ko ibi bintu bituma abantu begera Imana. Ahubwo poste ziraba nyinshi, ba postinge bakiremo na bwa butumwa bwe yagiye ashyiramo, birangire twe kuvuga ngo ahubwo kuri yapfuye twebwe bimeze biti, nimba ruriya rumushoboye yarazwi byari bimeze gute. Pardon. Ejo ngewe bizaba bimeze gute. Aho ntabwo turi kubireba, ariko icyo nshatse kuvuga utaza kugira ngo ni inyungu z'Imana. Ibyinshi bibina kenshi navuga ko ngewe ari abadayimoni babasabye Theogene bakamugutura, kuko ntago mu ijuru ntacyo byari bitwaye. Mu ijuru se baramujyanye akanya ngo bamumaze iki? Umurimo se yakoraga yawurangije, yawurangije. Imana ariko bavuga ko itagitwara ibintu bibi, itwara ibyiza. Itwara ibyiza nibyo, ariko se itwara ibyiza ntabwo ijya yishyira ibibi, ariko n'ibibi bireka bigatambuka, byose Imana irabyemera. Ushaka kubyemera ko buri muntu wese aba afite misiyo ye ku isi, aba yifite, iyo ayigize irarangira. Ariko hari n'ibitubaho Imana itabigizemo uruhare, abadayimoni bakihutisha umugambi w'Imana. Ntabwo ujya wumva abarozi bihana ngo Imana imbabare kwifasha gucyura abayo. Ntabwo ujye wumva ngo Imana imbabare kwifasha gucyura abayo. Wasambanye ngo Imana imbabare gucumuza igice cyo hasi. Kuyifasha gucyura abayo se ukugira gute? Si ukwihuta pashu. Ngewe nagiye mbona abantu benshi by'umwihariko mu muryango wanjye bapfa atari igihe cy'Imana, ari abarozi babigizemo uruhare. Rero nshingiye ngewe uko yapfuye, abashingiye uko nabibonye nuko nabyumvise, ntago akenshi ni ibitambo, n'abadayimoni n'abarozi baba babikoze. Ese bamujizaga iki? Image yari afite uwo ari we, background ya Theogene ubwabyo byatuma babimuziza. Nuko nge mbyumva, nge muri logique yanjye, ukuri kwanye ntigukwiye ukuri kuwundi, ariko nuko mbyumva. Sinzi nimba ari ikindi wambaza. Nta kindi, reka turebe kuri wowe. Theogene ubona yaramariye iki sosiyete cyane, wamwigiyeho iki? Theogene icyo yaramariye sosiyete cyangwa abantu, icya mbere yari umuntu ugira ubutumwa ariko yasetsaga, yatumaga abantu bagira. Ushobora kumwumva n'utari n'umupagani vrema, umuntu utazi Imana, udakunda Imana wese yamwumvaga. Yari afite ukuntu Imana yamuhaye impano ye abikora, agashyiramo utuntu tw'ubuhanga. Buriya n'ubuhanga bw'Imana nta muntu wabwiga ngo abushobore, ntazagira ukubeshya, nta wabwigana ngo abushobore. Yari afite rero ukuntu yari ameze. Rero ngewe icyo yanyigishije nuko nabonye nta kuraba Imana itakura umuntu, nta na Imana itamugeza. Ni umuntu watangaga ubuhamya bw'ukuntu yabayeho, uburyo yarokotse, uburyo yubatse urugo, uburyo buriya yari afite ubuhamya. Hari ipantaro nabonye agaragaza ku isimbi imeze nk'iyo nanjye nagaragaje ku isimbi, ntiyabihishe. Ubuhamya bw'ukuntu yashatse umugore ngamubaza ngo sheri ngo ufite konte. Nge madamu wanjye byanjye ni birebire. Hari ubuhamya afite bw'urushako bwendaga gusa nk'ubwanjye, ariko ntago yigeze abihisha. Hari abantu bajya bagera ku rwego yaragezeho bakiremereza, bakabatwaza ibikapu bagatunga n'amabodyguard. Ntabwo negeze mubonana, yacaga bugufi. Rero ijambo rimwe ririmo
yari umuntu watangaga ubuhamya wavugaga Imana himukuye akavuga naho Imana imugejeje ntabyirate. Icyo nicyo gikomeye kirimo, burya kuva mu butayu, burya umuntu yava mu butayu ariko yagera i Kanani agapfa. Hari n'uwapfira mu butayu i Kanani agazuka, ariko Theogene mu butayu yavuze Imana, ni Kanani yavugaga Imana, kandi ukabona ari proud y'ibyo akora mu gihe abandi bamusekaga. Rero ari mu gishushanyo mbonera cyo kuvuga ngo ukwiye guca bugufi ukavuga Imana igukuye nayo ikugejeje, niho hantu namufatiraga. Yego, Adrien urakoze cyane, reka ngushimire, wakoze kudufasha cyangwa gukomeza abanyarwanda, gukomeza abandi bantu bakomera, ariko bite nabo ubwabo biyiteho barebe, kuko urujyanye Theogene rwajyanye haleluya basenga bakorera Imana, we ntago rwamutinya. Icyo aba ari igishushanyo cyo kugira ngo abantu bakizwe begere Imana. Iyo ikintu nk'iki kibaye umuntu nk'uyu nguyu w'umumaro wari ufite igihugu akamaro na sosiyete agapfa, by'umwihariko agapfa imburagihe, abantu bose bagagoye kugira ubwoba mbese ubundi. Ariko igitangaza ubu ngubu wasanga bariragisa, bumva ari ibisanzwe. Nicyo navuga. Bakomere abakunzi b'Urugendo Online TV, umuryango mugari, twese nk'uko Adrien yabivuze, ni ukwihangana, ariko nanone umuntu akitekerezaho, ugategura imbere yawe, kuko ntawamenya ejo n'ejo bundi. Ngira ngo abantu bakunda kubivuga neza cyane, nta muntu ubuzi umunsi cyangwa igihe cye. Ikiza nuko buri muntu wese yakisuzuma agahora yiteguye cyane. Imana ibarinde. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.